rugomba umucyo. Urugamba rugomba umucyo ni ikinamico y'uruhererekane itegurwa n'urwego rw'umuvunyi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Muyikurikira kuri radiyo Rwanda kuwa gatatu guhera saa 2 za nimugoroba. Urugamba rugomba umucyo. Duherukana Lisa arogoye umushinga wa Hasani na Gakwandi. Naho Miziza akomeje kutavuga rumwe na nyina ku mubano we na Daforoza. Bihagaze bitubu mukurikira umukino. Ariko Sari upurakomeza kurakara ugeze ryari koko? Kuko kuva nimugoroba bahisemo kutongera kumvugisha pe. Kuzi ko bimbuza amahoro waretse gukomeza kundakarira. Ose kuzi ko ntakunda kumpisha amabanga kuki ukomeje kubikora gakwa. Ese ubwo ukuntu yituba kibi urakaye? Ibyo uvuga byo kuguhisha amabanga n'ukuri nge nta mabanga nagahisha hani. Ibintu biroroshye. Wowe nsobanuye ibyo we na murumuna wawe Hasani mwaganiraga nimugoroba ubwo nazaga mugahita muhindura ikiganiro maze ureko ko byose bitarangira. Ari reka gukomeza ibintu maze witegure vuba tujye kukazingira ngo urabona ko amasaha yagiye. Uramponda sinoga yewe. Imyaka tumaranye ntushobora kumbeshya beshya ngo mbyemere. Nzi neza ko we na Hasani hari ikintu mwaraye mu nkinzi. Kuki mwambonye nje mugahindura ikiganiro? Nta kindi twavuga kitari uko yaranzaniye raporo y'uko imodoka yinjije amafaranga ku kwezi. Ubwo se uko asanzwe akuzanira raporo ndabiyobewe. None se hari ikindi wabonye kidasanzwe? Ni gute raporo yacu isigaye itangirwa mu ibanga? Mukanyibeta mukajya kuganiraho ntari. Mwabona nje mugahindura ikiganiro. Kuhigimasa. Uyu munsi se nabwo urakomeza gukora kuri ya dossier umaze iminsi ukoraho? Icyo se nicyo twaganiragaho cyangwa urashaka gukomeza kunshengura umutima? Gakwa nsigaye mbona ugenda umpisha ukuri nyamara. Urabiza ari amasaha y'akazi ndabona arimo kugenda nsatira ndeka mbe ngiye. Uragiye utambwije ukuri? Ahubwo gira vuba nawe ugiye ku kazi n'ibitabo byo urakerera. Umenye ko mbabarije umutima. Byo mukoze abihambire barakabya rwose. Uyu nende wabisiritsera. Nyabura. Urakora iki ku kiraro cy'inka zanjye? Niki se utabona Daforo? Ko mbona no gukingura ikiraro cy'inka zanjye byagenze biti? Uje kuzigabura se nibura ngo mbimenye? Nkeneye kuzigabura se ukeka ko narindira gukingura ikiraro cyose? Aho zirira ndahazi di. None se uguri mu biki? Noneho rero urujijo rushire. Urumva? Nje gutwara iki kimasa nkajya kukigurisha. Uvuze ngo ikimenyabura? Ngunjyanira he ikimasa? Ndizera ko amatwi yawe yewe yumva neza. Nta mpamvu yo kunsubirishamo. Ariko ye. Ariko se uyu muruga ziritse mute? Umva, mpereza umuhoro cyangwa icyuma. Sana. Nuko ye. Nguhereza umuhoro rero kugira ngo ukunde untwarira ikimasa. Se ngaho se nyine. Umva, izi nka nizo muryango de. Urumva? Uwo muryango suzi naho izi nka zavuye. Kwiyamyigirayo. Igirayo. Nta kintu wakora ngo ubuze kugurisha kino kimasa. Urahura garamye mu mitungo ya mwene mama mudakikwa. Sha, erega ntubona ko ngewe inzu yenda kungwaho. Ibyo birakureba cyane. Ukumva rako bigomba gucira. Ariko munyabura. Ikisi. Kubizi nkuba. Iruhande. Waretse gutuma nkubahuka ko. Ejyayo senye. Ngugira uti. Nkubahuka. Ahubwo urebye nabi. Ninge wakubahuka. Koko. Urabizi ko inzu yanjye yasenywe n'imvura. Kandi ntahandi nakura amafaranga. Kuko nayagusabye kunezure yanyuma. Uragira ngo nkore iki kintu uretse kugurisha imitungo y'umuryango? Ariko imitungo yanjye bayi y'umuryango gute? Izi nka tuzifiteho uburenganzira. N'amasambu tuyafiteho uburenganzira. Ariko reka nkubaze munyabura. Yaba wowe cyangwa mukecuru. Hari ubwo muzi naho uyu mutungo waturutse koko? Uretse kunesha. Nibyo umuvandimwe wanjye mudakikwa. Koko ye. Umva, ibiri muri rugo ndetse no mu masambu yanjye nasigiwe n'umugabo wanjye mudakikwa. N'ibyanjye n'abana banjye tubifiteho uburenganzira. Hasoni, ego gatinyuka nguje kugurisha ikimasa nkaho tugifatanye. Ariko ibyo wigira ni ibiki? Ibyo wigira ni ibikira. Ira mu nzira se nyine wikomeza kuntesha igihe. Gerayo. Ikimasa cyanjye rwose ntushobora kugitwara. Ukeka se ko wowe wandusha ingufu wowe. Igerayo. Nyamuneka ni munabare. Kose byananiye gusa. Ni munabare. Ni hahandi hawe rwose. Nyamuneka ni munabare. Amaherezo nzakumenesha pe. Nzakumenesha rwose. Mori, wagize ikibazo se?
ese uraho disi we Uraho. amakuru se uri sha amakuru urebye ni hokeda ni byiza none se kutahasubiza gusubiza nkeneye se ubufasha ko mbona wagira ngo igare ryawe ryagize ikibazo ngira ngo uhamagare imodoka y'uruganda ikunyure ushyiremo imifuka y'inanasi niba igare ryagize ikibazo igare ryanjye nta kibazo rifite da indege yanjye nako igare ryanjye ni muryere none se ko uhagaze hano mu nzira hari umuntu utegereje umuntu se yaba yaguhemukiye kuguhagarika ahangaha no kuntu ndeba ureba nk'umuntu urushye cyane ese ubundi iyo upakira imifuka mike ukaza gusubiraho ugatwara iyindi ibyo gupakira kabiri sinari kubyiviramo uri naho kuba mpagaze aha nuko namenye ko ukiri mu nzira ujya ku kazi mpitamo kugutegereza ngo tujyanisha tugende tuniganirira sibyo se yo sha sinari nzi ko ujya untekereza muri ubwo buryo njyewe ngutekerezaho pe amanywa nijoro isaha ku yindi umunota ku wundi ndetse na buri segonda shamuri wakoze kundinda pe nta kibazo uyu rwose muhanda uri. nanjye sindi buwigabize njyenyine noneho ntugire impungenge ndahari rwose ubwo rero nanjye sindi buviramo aho ndagusunikisha twihute mbese nibyo. nyine ntice icyuho cy'ukuntu aguhagaritse Shauri nkunda ukuntu Imana yakuremanye umutima wuje neza urakoze ugira ngo hari umwari w'iyi minsi waba yambaye neza nk'uko ko yanasize inzara atyo wakora ku mifuka ivuye mu mirima sha njye rero si uko nteye nibyo ariko noneho wagira ngo inanasi waziraranye ugira ngo iki gitondo warangije kuzipakira ese ugura ndeba ute we ahubwo se bigeze nibura wumva ibyo nakubazaga ibyo wambazaga se reka byihorere uri karame Imana ijya kukurema yarakwitundiye pe ushatse kuvuga ko hari n'abo yaremye yihuta se abo bose simbazi ariko kimwe nzi nuko yakuremye gutanaga wa mugani wa yandirimba neza rwose ariko nawe byonyine iyo nseko yawe umutima mwiza wigirira uko uteye mbese ndakureba nkumva nakomeza kukwirebera uburanga bwawe buransusurutsa nkagira ibyishimo byimbitse muri nukuri urakoze cyane pe nta kibazo kandi nawe rwose. ntusanzwe rega nibyo mbwira ahubwo amakuru yamubera rugo urebye ari aho buriya rero mu bintu byanshimishije Ni ibiki? harimo kubona aramenye ko mubera rugo twiganye akaba inshuti yanjye ari nyogosenge ni byiza rwose ko wiganye n'amasenge umva rero ngusaba akantu mbwira rwose ngo uteze yombi wazabwiye mubera rugo umunsi umwe mukansura hasa ndakumva ndizera ko Alice atamenye ko uje kundeba hano ku kazi oya rwose ntabigeze veje ubwo waturogoyaga utangiye kunsobanurira iby'umushinga sinongeye kubonana nawe ukivuga ku mushinga rero ndagira ngo umenyeshe ko aricyo kintu gitumye ngutuma ngo uze unsange hano mu biro byanjye ndagira ngo dukomeze ikiganiro twari twatangiye nimugoroba ubwo Alice yaturogoyaga yanaturogoye tugeze aharyoshye byo wari utangiye kumbwira iby'umushinga ushaka ko dufatanya vuga gake ariko hatagira utwumva okay wa mugani hashobora kugira umuntu utwumvira umushinga kumva ari mwiza akawudutwara si niyo mpamvu gusa si byiza ko wagira urumva ibyo tuvugana gusa icyo nakubwira ni uko nkomeje kugushimira kuntekerezaho kize nawe ushaka ko dufatanya imishinga koko nabura kugutekereza uri mwene mama ngatekereza kuri ndese murakoze cyane Hasani rero ndakumva buriya nimugoroba Alice yaturogoyaga nashakaga kukubwira ko hari inzu nshaka kukwandikaho ukazayindagirira hanyuma zikazavamo umushinga gute wowe icyo usabwa ahangaha ni ukwemera ko nyikwandikaho ariko bikaba mu buryo bw'ibanga rikomeye ibyiza nk'ibyo se kuki twajya kubigira ibanga gakwa niyo mpamvu nyine nakubwiye ko ari umushinga tugomba gukorana njye nawe nta wundi muntu n'umwe ubimenya hanyuma se umugore wawe Alice nawe ntagomba kumenya iby'iyo nzu iyo biza ko ibyo azamenya nari kuyandika kuri jye nawe ariko nyine ni wowe muntu w'umwizerwa nabonye ushobora kundagirira iyo nzu nkazakwitura ariko se ubundi hari ikibazo ndabikwemereye rwose urakoze cyane hanyuma rero dore icyitonderwa ndakumva ibi bibanga rikomeye ntuzigere unabihingukiriza umugore wanjye Alice yego kandi ndagusezeranya ko nubyitwaramo neza ukabigira ibanga uzabona ko uyu mushinga nawe uzakugirira akamaro ariko hagati aho hari ikintu ntarasobanukirwa neza ko nari nzi ko ibintu byo guhisha umutungo bitajya bikuranga ibi noneho byo bije biti hari ubwo bijya biba ngombwa hasa urasabwa kutagira umuntu n'umwe ubwira ko hari inzu nakwanditseho urabyumva
ayiwe mizi urakora iki hano? wiriwe Daforo je bawe cyakora mbabareye niba nkukanze rwose. Ariko se Daforo ko mbona wijimye byagenze gute noneho koko? Mbwira uwo muntu wihaye kukubabaza maze urebe ngo ndamukosora. Mizi ndagusaba kutanyegera nturengaho rwose. Naje mpurujwe n'urugamba rw'urukundo. Wagiye wumva ariko mvira mu munima agenda singushaka hano rwose. Daforo windakarira rwose. Waruzi n'ikindi nta mafaranga wangurije nari nkuzaniye kandi nje no kugushimira rwose wangobotse nyakeneye cyane. Yewe ayo ni amakuru meza da. Akira niba nawe rwose. Gusa nyine ndabona utishimye byakugendekeye bite? Mizi ndakumva intimbire ndakunturitse umutima. Baba we kandi byose nyine biraterwa n'umuryango wawe ukomeje kunaniza. Bakoze iki se kandi mana yanjye? Aho ukuntu mukuru wawe Munyaburanga yazindutse ashaka kugurisha cya kimasa cyanjye ku ngufu. Je umva ntumbwire ko wamwemereye. Ariko aho nawe yarengereye rwose. Ikimasa se yazakukigurisha byibura yigeze anamenya imvune cyaguteye. Umva ngo ko abagore tugira intege nke. Namubereye ibamba. Abonye nta kindi yarenza haragenda. Gusa ariko nubwo namukiza uyu munsi nta cyizere cyuko atazagaruka. Sinjye niyumvisha ukuntu yaba mama ya Munyaburanga cyangwa mubera rugo batajya babona ukuntu uri umunyamahoro bagahitamo kugoza ku nkike. Ahubwo se ubona aho bukera wabaho ubushobozi batanankura no kuri iyi si. Oya kandi icyo ntibagikora. Gusa bakwanga bakurwanya cyangwa icyo bakora cyose. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ndi ku ruhande rwawe. Urakoze Mizi. Gusa kuba waba uri ku ruhande rwanjye ntibisobanuye ko bizabuza Munyaburanga kugurisha ikimasa cyanjye nari mfitiye imishinga y'ahazaza. Yahumura Dafuro. Nkurahiye ukuri kose ko ntazemera ko Munyaburanga agurisha ikimasa cyawe ndi. Urumva? Kandi kuvungu ndatangira kujya ngucungira n'indi mitungo yose batazayigusaba. Nukuri urakoze. Pe. Mizi, ndabona amasaha agiye rero. Reka njye gutekera abana. Ese uri mu ruki Dafuro? Avesigaho rwose. Ubwo urabona wagenda wikorera umutwaro ngano cyo koko kandi mpari. Zana hano ngo twase. Oya. Ntukavunika mpari rwose. Wayibonye ariko ukuntu kwikorera iki gifuka ari njye bibereye. Ndagenda. Kwikorera umufuka se hari uwo bibera. Munyabura namukorera ugize uryo uragiye urakizituye no ku isoko ngo ba. Ese uravuga ibiki mama? Ndavuga ko wagurishije cya kimasa cya Daforoza. Ese nibyo wavugaga maye? Nazindukiyeyo. Wakigurishije ngahe se Munyabura? Sibyo yewe nakubwiye. Urumva nyine nagiyeyo nkuko twari twabiteguye. Yego. Ariko nagezeyo Daforoza mbani bamba. Sinabasha kugitwara. Aho ni munyumvira badi. Iryo cyano ry'umugore se ryakunanije iki Munyabura? Nokore rwose ntako ntagize pe. Ahubwo se ko nabonye Daforoza ataragafuka imvugo ari mwera. Uriya tuzamushoboza iki? Niko Munyabura nawe ko kugatinyuka ukavuga uryo? Unyuzwe rero nuko umureka agakomeza akidegembya mu mitungo y'umwana wanjye mbwira. Ibyo byo ngira ngo rwose usanzwe uzi ko bindya ahantu nkabura ukuntu mbigira. Naho rero gira icyo ukora ndambiwe agasuzuguro kuriya mugore we. Ariko se ubundi mama we wagiyeyo rwose nawe ugashyiraho akawe hanyuma tukareba ko ari cyo byatanga. Munyabura we nk'umukuru w'umuryango ugomba kugira icyo ukora mu maguru mashya. None se mama nta yandi magambo nkeneye urumva tumiza inama niba kandi wumva utarushoboye umbwire nyitumiriza aka kanya. Yampaye nka data. Iyi nama uzamukunda tumiza se Daforoza iramusiga amahoro wahu. Naho ubutaha. Urugamba rugomba umucyo. Urugamba rugomba umucyo. Mumaze kumva ikinamico y'uruhererekane urugamba rugomba umucyo itegurwa n'urwego rw'umuvunyi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Ikinamico y'uruhererekane urugamba rugomba umucyo muyikurikira kuri Radio Rwanda kuwa gatatu guhera saa 2 za nimugoroba. Ushaka gutanga ibitekerezo yaduhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa 0781 15 49 99. Urugamba rugomba